Umugoroba mwiza ubwoko bw'Imana twongeye kubaha ikaze imbere y'Imana mu bwiza bw'Imana mu cyubahiro cy'Imana. Turashima Imana yongeye kuduha aya mahirwe, yo kuba imbere yayo mu bwiza bwayo mu cyubahiro cyayo no mu rukundo rwayo. Uyu ni umunsi wa mbere w'amasengesho y'iminsi 3 turimo, amasengesho afite umutwe uvuga ngo si inkota yawe ahubwo ni ukuboko k'Uwiteka. Haleluya! Si inkota yanyu ahubwo ni ukuboko k'Uwiteka, ntabwo ari imiheto yanyu ahubwo ni ukuboko k'Uwiteka, si imbaraga zanyu ahubwo ni ukuboko k'Uwiteka. Haleluya! Hari aho inkota yawe imaze kunanirwa, hari aho bisa nk'aho wowe ubwawe utagishoboye, ariko hari ukuboko k'Uwiteka kujya kubasha kurwana izo ntambara. Uyu mugoroba nje kukubwira Imana, igirambura ukuboko kwayo aho inkota yawe idashobora kurwana urugamba, aho umuheto wawe unaniwe, ukuboko k'Uwiteka kujya kuhaseruka kukarwana intambara kandi kukanesha. Haleluya! Iyo ukuboko kw'Imana kuje kandi iyo kurambuwe gukora ibintu bikomeye. Haleluya! Ukuboko k'Uwiteka kugukura mu butayu kukakwinjiza mu gihugu cy'amasezerano. Muri iyi minsi 3 turaganira ku gukurwa mu butayu no kwinjizwa mu masezerano. Hari ubutayu umazemo igihe, hari ubutayu tumazemo igihe, tumaze igihe turwana nabwo. Turi hano muri aya masengesho muri iyi minsi 3 kugira ngo twinginge Imana iturengere kandi twinginge Imana idutabare. Iki cyumweru cyose dufite amasengesho ya saa 9 z'ijoro, turimo gusenga kugira ngo Imana irwane intambara zacu, kugira ngo Imana isubize kwinginga kwacu no guhamagara kwacu. Rero abamaze kugera imbere y'Imana, abo turi kumwe muri uyu mwanya, reka dufate kano kanya dusenga Imana, twinginga Imana kugira ngo ibane natwe kandi idusubize kandi iduhe imbaraga, ikorane natwe uyu mugoroba. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite ubushobozi, tuje imbere yawe mu cyubahiro cyawe, tuje imbere yawe mu mbaraga zawe no mu rukundo rwawe. Turakwinginze kugira ngo utubabarire ibicumuro byacu, aho twagucumuyeho, aho twagiye kure yawe, aho twagendeye kure y'ubwiza bwawe, aho twagendeye mu bidatunganye, turakwinginze utubabarire. Aho twacitse intege, aho twakoze ibidakwiriye, Data utugirire imbabazi. Umuntu wese Mana uri imbere yawe uyu mugoroba, reka ukuboko kwawe n'ikiganza cyawe bimukoreho mu mbabazi n'urukundo ugira, Mwami w'abantu. Reka wongere utwibuke abibagiranye mu maso yawe, bongere bibukwe. Bari guca mu bihe bigoye uborohereze, abari kunyura mu mubabaro ubarengere, ubatabarishe ukuboko kwawe, ubatabarishe ineza yawe.
mu izina rya Yesu Kristo. Rebo shakaramasai. Mu izina rya Yesu, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ububasha, uyu mugoroba dufashe mpiri imbaraga mbi zose z'umwijima, dufashe mpiri ubutware bwose bw'abadayimoni, imikorere yose yo mu isi y'abadayimoni turayimenagura, turayicagagura, turayisenya. Buri kintu cyose, buri mwuka wose, buri imbaraga zose, buri butware bwose burwana no kubaha Imana, burwanya abana b'Imana, turukubise hasi, turaburimbuye, turabusenye. Uyu mugoroba ducecekesheje amajwi yose y'abadayimoni, ducecekesheje amajwi yose yo mu isi kuzimu, ducecekesheje ubutware bwose katika jina la Yesu. Fire in the name of Jesus. Iri joro dufashe mpiri ikintu cyose gihagurukira kurwanya ubwoko bw'Imana, dufashe mpiri imbaraga zose zirwanya amasezerano, dufashe mpiri imbaraga zose ziheza abantu mu butayu, dufashe mpiri imbaraga zose zishyira abantu mu bibazo, dufashe mpiri imbaraga zose ziba iby'Imana yatuvuzeho, dufashe mpiri imbaraga zose ziteza urupfu, ziteza impanuka, ziteza uburwayi, ziteza ingorane, imbaraga ziteza gereza, imbaraga ziteza ibifungo, imbaraga ziteza amadivorce, turazisambura. Fire in the name of Jesus. Data, uyu mugoroba turi imbere yawe Mana, icyo cyose gihagurukira kurwanya ubwoko bwawe, icyo cyose gihagurukira kurwanya abana b'Imana, turakimenaguye, dusambuye ikirere cy'abadayimoni, dusambuye imyuka y'abarozi, dusambuye imyuka inaniza abana b'Imana, dusambuye ubutware bwo mu isi y'umwijima. Satani, turakumenagura, turagusenya, turakurimbura, turakwirukana mu maso yacu, turakwirukana mu bikorwa byacu, turakwirukana mu nzira zacu, turakwirukana mu mibereho yacu, turakwirukana mu ntambwe z'ibirenge byacu. Dayimoni, ikuzimu, turakwirukanye, duhagaze mu mbaraga zisumba byose, duhagaze mu mbaraga z'Imana, duhagaze mu bushobozi bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzakandagira inzoka na sikoropiyo, tuzirukana imyuka mibi, tuzajya icyica ntacyo kizadutwara. Uyu mugoroba turakandagira inzoka, turakandagira sikoropiyo, turakandagira abapfumu, turakandagira abarozi, turakandagira abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Icyo cyose cyaduhagurukiye natwe turagihagurukira uyu mugoroba, icyo cyose cyaturwanije natwe turakirwanya iri joro mu izina rya Yesu Kristo. Intumwa zose z'ikuzimu zadutumweho tuzishubije ikuzimu mu izina rya Yesu. Fire in the name of Jesus. Rebo shakaramasekere, Rebo shakaramando, Oriamanda rabashakarama, Rabasakaramassekele posesaka, Rebo shakaramasai,
Orya basakaramando zemene kereboze saka. Uyu mugoroba sengera ikirere uhagazemo, sengera ahantu uri. Uyu mugoroba ubone ukuboko kw'Imana, uyu mugoroba ubone imbaraga z'Imana, uyu mugoroba ubone marayika w'Imana, uyu mugoroba ubone inkota y'Uwiteka ikoraho inkota yawe yananiwe, uyu mugoroba ubone umuheto w'Uwiteka urwana aho wawe wananiwe. Abashakara Masai, senga Imana, hamagara Imana. Uyu mugoroba abakunda Imana dukingura ijuru, dukingura ikirere, hagira ikintu gikoreka. Iyi minsi itatu, umunsi wa mbere turimo turawusoza, ejo azaba ari umunsi wa kabiri, amasengesho tuzasoza kuwa gatanu, uzaba dufite overnight hano. Ariko uhereye aka kanya kwiyiriza kwawe ntikuba impfabusa, gusenga kwawe ntikuba impfabusa. Reseke rebo shakarama mande rebo shakaramasa. Yes, borebo shakarama. Jesus rabo sakaramasa. Rekura umuriro wawe Mana, rekura imbaraga zawe Mana. Ibitero byose byatwinjiranye, aho twarangaye umwanzi akinjira, iri joro kuko kw'Imana kururuke kurwana intambara. Aho twacitse intege umwanzi akagwiza imbaraga, kuko kw'Imana kururuka gukubite imbaraga z'umwanzi. Twariganijwe kenshi, twarwanijwe kenshi, twazerereye mu butayu igihe kirekire, twasenze twizenguruka. Uyu mugoroba inzira iboneke. Ndavuze ngo inzira niboneke, inzira ikujyana mu masezerano, inzira ikujyana mu byiza. Uyu mwanya tugiye kumara imbere y'Imana, uwo mwanya wo kubona igitangaza ku buzima bwawe, uwo mwanya wo kubona ukuboko kw'Imana, uwo mwanya wo kubona imbaraga z'Imana, uwo mwanya wo kubona ikiganza cy'Imana, uwo mwanya uhindura ibihe mu mibereho yawe. Sinzi urugamba urimo urwana, sinzi intambara urimo urwana, sinzi inyota ufite iyo ariyo, sinzi umwuma ugose ubuzima bwawe uwo ariwo, ariko Imana dusenga irabizi, Imana dukorera irabizi, izi icyo urwana nacyo, izi ahantu utuye igihe kirekire, izi ahantu uyizengurutse igihe kirekire. Uyu mugoroba turamagara Imana mu izina rya Yesu. Mana ndakwinginze, umuntu wese uri imbere yawe abone gutabarwa, abone ubutabazi, abone imbaraga, abone imbabazi, abone urukundo. By'amaso yacu atareba, by'amatwi yacu atarimo kumva, ibyo tutarakozaho imitwe. Ijambo ry'Imana avuga ngo Imana abibikiye abayikunda. Uyu mugoroba usengere kubona uruhisho rwawe, usengere kubona icyo Imana yakuzigamiye, icyo Imana yakubikiye, icyo Imana yakurindirije. Rebo shakaramando zemene kere boze side. Ramando zemene kere boze saka. Father, in the name of Jesus, we call your name. We call your presence. We call you, Lord. Twereke ukuboko kwawe Mana. Rabashakara Masai. Hari byinshi byahagaze imbere yacu nk'ibidashoboka, hari byinshi byahagaze imbere yacu nk'ibinyembaraga, hari byinshi byahagaze imbere yacu byiteguye kuturwanya, hari byinshi
byanze kutwumvira, ariko uyu mugoroba turahamagara Imana ivuga byose bikumva. Turahamagara Imana idatsindwa mu rugamba. Turahamagara Imana irwana urugamba aho umwana w'umuntu yananiwe. Rebo shekeremo sakarama. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndaguhamagaye uyu mugoroba, ndaguhamagaye mu bihugu n'imigabane itandukanye, ndaguhamagaye ahari abakunda Imana hose, ku mugabane wose, mu gihugu cyose, mu nzira yose, mu buryo bwose. Reka ukuboko kwawe Mana kuzenguruke buri hantu hose. Reka imbabazi zawe Mana zigere buri hantu hose umukunda Imana ari. Umuntu wese udukurikiye umugoroba abona ineza yawe, abona imbabazi zawe, abona urukundo rwawe. Data, usubize inyuma imigambi yose y'ababi, usubize inyuma imigambi yose y'abagome, usubize inyuma imivumo y'Ababalamu n'Ababaraki, usubize inyuma katika jina la Yesu. Ndakwinginze Mwami, uhakanira abanzi bacu, uhakanira abadutuka, uhakanira abaturwanya, ubahakanire mu izina rya Yesu Kristo. Abatugira nabi, abatwifuriza ibibi, iri joro uyu mugoroba ubahakanire, ubasezerere amaramasa, ubasezerere amaramasa, ubahakanire mu migambi yabo mibi, ubahakanire mu bikorwa byabo, ubahakanire mu nzira zabo zifutamye, ubahakanire mu byo bibwira mu izina rya Yesu Kristo. Ariko Data, wumve gusenga kwacu kandi udusubirishe ukuboko kwawe, udusubirishe ineza yawe, udusubirishe imbabazi zawe. Ntutwime urukundo rwawe, ntutwime ineza yawe, ntutwime umurava wawe, ahubwo Mwami uduhe urukundo rwawe n'imbabazi zawe mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa. Hallelujah. Yosuwa ibice 24. Reka dusome duhereye ku murongo wa mbere, ku murongo wa 12 n'umurongo wa 13 n'uduhagazemo, ariko reka tugereho duhereye ku murongo wa mbere. Biravuga ngo Yosuwa ateraniriza imiryango y'Abisirayeli yose i Shekemu, ahamagaza abatware b'Abisirayeli n'abakuru babo n'abacamanza babo n'abatware b'ingabo, baza kwiyerekana imbere y'Imana. Maze Yosuwa abwira abantu bose ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze iti, kera basogokuruza babaga hakurya rwa ruzi, ndetse Tera se wa Aburahamu se wa Nahori bakoreraga izindi mana. Bukeye njyana sogokuruza wanyu Aburahamu mukura hakurya y'uruzi, munyuza mu gihugu cyose cy'i Kanani, ngwiza urubyaro rwe, muha Isaka, maze Isaka muha Yakobo na Esawu. Esawu muha umusozi wa Seyiri ngo atureyo, ariko Yakobo n'urubyaro rwe baramanuka bajya muri Egiputa. Bukeye ntuma Mose na Aroni, ntera abanyegiputa ibyago nk'uko nabibageneye byose. Hanyuma y'ibyo mbakurayo, nkura basogokuruza muri Egiputa, mbageza ku nyanja. Abanyegiputa bamwe mu magare, abandi bagendera ku mafarashi, bakurikira basokuruza. Bageze ku nyanja itukura,
maze batakira Uwiteka, ashyira umwijima hagati yanyu n'Abanyegiputa. Uwiteka abateranyirizaho amazi y'inyanja, arabarengera, kandi amaso yanyu yabonye ibyo nakoze muri Egiputa, maze mumara iminsi myinshi mu butayu. Yesu ashimwe. Haleluya. Turaza gukomeza, ariko reka tuvuge gato ahangaha. Bibiliya iravuze ngo Imana ihamagara Abisirayeli, ivugira mu kanwa ka Yosuwa. Yosuwa abwira Abisirayeli ngo Imana iravuze ngo, kera nagendereye basokuruza, bari hakurya ya rwa ruzi, bari muri Mesopotami, ngo ise wa Aburahamu Tera ise wa Aburahamu na Nahori, ngo yakoreraga izindi mana, yakoreraga ibigirwamana, yakoreraga ibishushanyo, yakoreraga imana z'abadayimoni. Aho ngaho muri iyo si y'imana z'abadayimoni, muri iyo si y'ibigirwamana, niho nageze, niho nishiye, niho natembereye, niho nakuye sokuru Aburahamu. Haleluya. Imana irimo kubwira Abisirayeli, ntabwo muri ubwoko bwavuye mu gukiranuka, ntabwo mwavuye mu kundamya no kumpimbaza, ntabwo mwavuye mu kunkorera no kuntangira ibitambo, ntabwo mwavuye mu kumpimbaza no mu kunezeza no kumpa amaturo yishimwe no kundamya. Oya, ahubwo hakurya rwa ruzi, aho mukomoka. Haleluya. Hakurya rwa ruzi, aho mukomoka, iyo Tera ise wa Nahori, ise wa Aburahamu, yakoreraga izindi mana. Aho nishiye hagati muri ibyo bigirwamana, nishiye hagati muri izo mbaraga z'abadayimoni, nishiye hagati muri iyo si y'imyuka mibi, ndabamo umugabo witwa Aburahamu, muvana hagati muri izo mana. Jye nawe uyu mugoroba dusubiza amaso inyuma, turebe ngo iyo tuva ni hehe, kwa basogokuru ni hehe, kwa ba mama, kwa ba data. Iyo tuva hehe, tuva iyo kure, aho badasenga, aho batazi Imana, aho bataramya Imana, aho batatanze icyacumi, aho batatanze amaturo, aho batahimbaje Imana, aho batirije, nk'uko turimo tubikora uyu munsi wa none. Niho Imana yaduhamagaye tuvana. Yesu ashimwe. Ibyo rero ntibyavuye ku gushaka kwacu, ntibyavuye ku gucyanuka kwacu, ntibyavuye ku kiguzi cyacu, ahubwo byavuye ku buntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana yadutoranije. Haleluya. Aburahamu ntiyavukaga wenyine, yari afite umuvandimwe we. Yesu ashimwe. Aburahamu yari afite umuvandimwe witwa Nahori, bavaga inda imwe, baravukana, bari basangiye se na nyina. Ariko igitangaje ni kimwe, Imana yaraje ibwira Aburahamu, iramubwira ngo usige so, usige nyoko, usige na bene wanyu, usige na bene so, uze tugende ujye mu gihugu nzakwereka. Ntabwo Imana yaje ngo iterure Aburahamu, iterure Nahori, iterure Tera, iterure nyina ibajyane. Yasanze umuntu umwe mu muryango,
ntibigutangaze nimba ari wowe ukijijwe wenyine gusa mu muryango we wanyu. Ntibigutangaze. Hari impamvu Imana yaguhisemo, hari impamvu Imana yawe yatoranije. Ntabwo ari impanuka zakugwi, ntabwo ari impanuka zaguririye Imana. Imana ifite umugambi hejuru y'ubuzima bwawe. Muri benshi Imana ikuramo Aburahamu, iramuzana. Muri Aburahamu imuha Isaka. Isaka Bibiliya yavuze ngo muri Isaka havamo abana babiri, havamo Esawu, havamo na Yakobo. Ngo ariko Esawu muha umusozi w'i Seyiri. Yesu ashimwe. Esawu muha umusozi w'i Seyiri, ariko Yakobo sinamuha umusozi w'i Seyiri, ahubwo waramanuka mujyana muri Egiputa. Haleluya. Hari ibyo Imana iha abandi wowe itaguha bitewe n'umugambi gufiteho. Hari aho Imana irekera abandi wowe gukura. Hari aho Imana ituza abandi wowe itagutuza. Hari aho Imana iha abandi imigabane we ntiyiguhe. Si ikosa ry'Imana. Kandi sometimes si ikosa ryawe, ahubwo ni umugambi wagutse w'Imana, ni umugambi ukomeye w'Imana. Umugambi w'Imana wari wagutse kuri Yakobo kurenza uko wagutse kuri Esawu. Esawu nawe ni umwana wa Aburahamu, Esawu nawe ni umwana wa Isaka. But ariko umugambi Imana ifite hejuru ya Yakobo utandukanye kure cyane n'ufite kuri Esawu. Niyo mpamvu yafashe Esawu imuha umusozi wa Seyiri, bamubwira genda uture, genda ubeho, genda wigumira aho ngaho. Yakobo ntiyagira ikimuha, ahubwo Yakobo ahinduka inzererezi. Ajya kwa Nyarumerabani, inkuru za Yakobo murazizi. Ajya kwa Nyarumerabani, ajya kuragira y'ihene, avayo arazenguruka, biramushobera, inzara igera ahantu iratera, arangije arahunga, aramanuka ajya muri Egiputa. Niho yasaziye, niho yapfiriye. Nyamara iyo usomye ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo haleluya, iyo usomye ijambo ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo nakunze Yakobo, Esawu ndamwanga. Haleluya. Reka ubitekerezeho gatoya. Imana ubwayo iratemanya. Nakuze Yakobo, Esawu ndamwanga. Ariko nugaruka kureba Esawu, Imana imuhaye umusozi wa Seyiri, awutuyeho, kandi niwe byitwa yuko Imana itakunze. Hanyuma uwo Imana yakunze, dore urukundo rw'Imana. Hari umuririmbyi yavuga nimurebe, ngo nimurebe urukundo rw'Imana rutangaje cyane, rwatugize kwa abana b'Imana isumba byose. Haleluya. Hari igihe duca mu bibazo, hari igihe duca mu bigeragezo, hari igihe duca mu butayu, hari igihe duca mu ntambara, dusenga twiyiriza ubusa, dutanga icyacumi, dutanga amaturo, dukorera Imana, turamya Imana, tubwiriza ubutumwa bwiza, dushora amafaranga yacu mu bikorwa by'umurimo w'Imana, by'ubwami bw'Imana, ariko tukaguma mu bibazo. Abapagani bagahirwa, ugafungura iduka hamwe n'umupagani, umupagani agakomeza kunguka, wowe ugahomba. Cyangwa se ukagomeza urwana ariko ukurura byanga, ariko abapagani byiruka.
ukigana n'abapagani bakaba mbere wo gatsindwa kandi wize cyane, ugakorana n'abapagani bakarongorwa wo gasigara, bakarongora wo gasigara, abana bo bagashingirwa, abawe bicaye mu rugo, abana b'abapagani bakajya ku ishuri bakajya kwiga za Amerika, abawe bikananirana, bakubaka amazu abapagani ubireba, wowe ukaguma ntacyo ufite, ukaguma uzerera, uva mu bupangayi ujya mu bundi, uva mu bupangayi ujya mu bundi. Ubuzima budafite epfo na ruguru, ubuzima budafite icyerekezo, ubuzima bugoye, buruhije, bubabaje, kandi usenga, kandi ufite amasezerano, ariko ukaba mu butayu butarangira. Imana yamanuka kuza kuganira nawe ikakubwira, mwana wanjye ndagukunda, nzakugira neza, nzaguteza imbere, nzagutabara, humura, ndi kumwe nawe, ntugire ubwoba. Imana igakomeza iguhumuriza, Imana igakomeza ikubwira ngo nzagufasha, Imana igakomeza ikubwira ngo nzakurwanira, Imana igakomeza ikubwira ngo nzagutabara. Ariko wajya kureba ugasanga abapagani bobo batanasenga, bataniza, badafite n'icyo gihe cyo kuba imbere y'Imana, bo ibyabo bigenda neza, ibyabo birihuta, ibyabo birazamuka. Twe turazira iki? Kandi byitwa ko Imana idukunda. Iyi nibyo biri mu buzima bwa Yakobo. Biravuze ngo Yakobo aramanuka ajya muri Egiputa. Ibaze Yakobo niwe Imana yahisemo kwikunda kuruta mukuru we Esawu. Ariko Esawu afite umusozi we wa Seyiri, aratuje, afite aderesi, afite ahaba. Ubusanzwe mu bwenge bwa kimuntu, Yakobo niwe wakabaye afite umusozi wiwe, yicaye, arya, anywa, atuje, nta stress n'imwe. Hanyuma Esawu akaba ari urimo wirukanka imisozi adafite iyava n'iyajya, kuko Imana yavuze ko itamukunda. Ariko biratangaje kubona Imana yavuze ko itamukunda, niwe ufite umusozi, niwe ufite ahantu yicaye, niwe uguwe neza, hanyuma undi witwa ngo Imana iramukunda. Haleluya. Uwo Imana ikunda we nta gakondo agira. Umunsi umwe arimo araragira Labani kugira ngo arebe ko yabona icyarya, mu gitondo kugira ngo abone umugore bikamusaba gukora imyaka 7. Imana abaye ari nk'umuntu ushobora kwicarana nawe ukamubaza, ubundi wakicaranye nawe ukayibaza, none se Mana, urukundo rwawe rutuma mbura n'inkwano zo gukwa umukobwa nakunze, urukundo nkunda rutuma nkora ubucakara imyaka 20 ndagira ihene z'abandi, none se Mana, urukundo nkunda ndimo kwiruka nzenguruka ntagira iyo mva niyo njya, ahubwo mama yumvise nabi, wavuze ko ukunda Esawu ukanga Yakobo, cyangwa se warabicuritse, wari ugiye kuvuga ko ukunda Esawu ukanga Yakobo, urangije urahindura uvuga ngo ukunda Yakobo ukanga Esawu. Ariko nureba Esawu nta kibazo na kimwe afite, aguye neza ku musozi Seyiri. Ariko jyewe Yakobo wavuze ko ukunda, ndimo ndirukanka imisozi, singira aho ndara, singire epfo na ruguru. Ese bwoko bw'Imana munkurikiye, iki kibazo ndimo kwibaza namwe murimo muracyumva, namwe murimo murabibona basi? Ese basi namwe mujya muhura nabyo mu buzima, ukisanga umeze nka Yakobo, ukisanga udafite epfo na ruguru, kandi wa wundi ubona amafaranga akajya mu kabari, akajya kugura indaya, akajya kujyana mu bintu byinshi bitandukanye, amafaranga ntayabura. Ariko wowe wavuze ati, nimbona amafaranga nzakora iki kintu mu bwami bw'Imana. Urategereza ikimuri kigashira, ikindi kikaza utarayabona. Ngira ngo hari ahantu ibintu bigera bikamera nko bicanze mu mutwe, bikagucanganyikisha ukibaza, Mana, nibigucanga ntabwo uzabura uwa mbere. Yesu ashimwe, ntabwo uzabura uwa mbere.
na Yohana byaramucanze. Abatiza Yesu, abwira abantu ngo nguyu ntama w'Imana ukora ibyaha by'abari mu isi. Umwuka uramanuka, inuma ihagarara ku bitugu bya Yesu, ijwi rivugira mu ijuru ngo uyu mwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Yohana bireba, abwira abantu ngo nimukurikire, nguyu wo ntashobora gupfuna n'imishumi y'inkweto. Gitondo kimwe bamutwara muri gereza kwa Herode. Yicaye muri gereza mukubise iboko bibiri, arangije afata intumwa arazituma zoherezaho Yesu ari. Mugende mumumbarize, Yesu ni wowe nahamije, ni wowe navugiye, ni wowe nabatije, cyangwa se we dutegereza undi uzaza hanyuma? Ni wowe koko, ni wowe naciriye inzira, ni wowe nateguriye, none ndi muri gereza ntubyitayeho? Yesu uzi ikintu yakoze? Yahumuye impumyi, akiza ibipfamatwi, ahagurutsa ibimuga, arangije abwira intumwa za Yohana, arazibwira ngo nimugende mubwire Yohana ibyo mubonye. Mubwire ngo ibimuga biragenda, ibipfamatwi birumva, impumyi zirahumuka, ibitangaza birakoreka, abantu barumva ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe. Yohana byari byamucanze. Rero ibintu by'Imana sometimes bijya bicangana, bijya bicangana ukabegwa ibyo ari byo. Reka mbabwire, wari bwagera ahantu ibintu bikagucanga, ubutaha bukagucanga, ugatangira gusubira inyuma wibaza ibyaha wakoze urimo guhanirwa, ugatangira kwijajinga, ugatangira kwicira urubanza, ugatangira kwibaza ngo nakosheje iki. Ariko wanareba ugasanga n'ibyo wakosheje warabyihanye. Ariko umwanzi amagwa akaza kubwira ati buri ibyo ari byo byose hari icyaha tu, hari ikitagenze neza, buri urimo urahanirwa kiriya. Satani nawe ni umugome, araza akagushinja, akakwibutsa n'ibintu bya kera byarangiye wihanye, waza amaraso ya Yesu bitakinibukwa no mu bwami bw'Imana. Satani akabizana, akaza akabiguhagarika imbere, akakubwira ngo ibi nibyo uri muzira. Ariko se Yohana arimo azira iki mu nzu y'imbohe? Nta na kimwe. Ariko byaramucanze agera ku rwego, Yesu ni wowe cyangwa dutegereze undi? Afazari mbwira nimba dutegereze undi pasi bifata inzira. Kubera ko ibyo ndimo kubona bitandukanye nibyo natekerezaga nawe nkwiriye kubona nk'umwana w'Imana, nk'umuntu wavuze ubutumwa bwiza, nk'umuntu wakoreye Imana, nk'umuntu wumviye Imana, nk'umuntu uri mu rukundo rw'Imana. Ibyo ndimo kubona muri kano kanya biratandukanye cyane n'ibyo nexpectingaga kubona. Expectation nari mfite itandukanye na reality y'ibyo ndimo mbona. Ibi rero nibyo byari birimo biba kuri Yakobo. Uw'Imana yavuze ngo ndagukunda. Birashoboka ko muri kano kanya hari abankurikiye bameze nka Yakobo. Imana yababwiye rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu uko ibakunda. N'ubu ngubu uhuye n'umuhanuzi, ikintu cya mbere akubwira ati uriho ubwiza bw'Imana, ikiganza cy'Imana kiri kumwe nawe, Imana iragukunda. Ariko wareba ibyo urimo gucamo, wabihuza n'amasezerano, wabihuza n'imvugo y'Imana, ni ibintu biri bitandukanye inshuti yanjye. Ndabeshya? Mumbwire. Hallelujah. Abadukurikiye live, message zanyu ziri he? Mumbwire. Ndabeshya ibyo ndimo kuvuga? Inshuro nyinshi mudukurikira mucecetse, mutabasha kuvuga,
ariko mujye muvuga mutange comment kuko biradufasha tuba turi kumwe. Mukore na like, mukore na like, hanyuma munavuge because we are together, turi mu cyumba kimwe. Hallelujah. Hano turi mu cyumba kimwe, turi mu bwiza bumwe, turi hamwe nk'abana b'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo habiri baterana inzuruka mbe hagati muri bo. So duteraniye hano, duteraniye kuri uyu muyoboro, duteranye muri amasengesho, umwuka w'Imana ari hagati muri twebwe, Imana iri kumwe natwe. Rero reka nimvuga mujye munyikiriza. Hallelujah. Kuko ari ufite mikoro wejya wandika nta kibazo, nimvuga wikiriza wandika, waba uri platform yose uriho nta kibazo dukurikiyeho. Yesu ashimwe kuko turi hamwe. Biravuga ngo abiri nibahuza umutima ikibazo asaba data cyose nzagikora kwiyubahisha. So reka rero tuba turi hamwe duhuze umutima kuko tuba turi mu mwanya dutegereje ukuboko kw'Imana, igitangaza cy'Imana ko ari ikintu kigomba gukoreka muri uyu mwanya. Hallelujah. Rero iki kibazo hari urimo kukibaza nawe, ko Imana ikunda Yakobo kuruta Esawu. Gute Esawu ari utuje utekanye, Yakobo akaba urimo wiruka, Yakobo akaba urimo uzerera, Yakobo akaba urimo uhura n'ibibazo, Yakobo akaba urimo uragira intama n'ihene za Yetiro atagira ibihembo, Yakobo akaba ari urimo gukorera umukobwa akamukorera imyaka 7, akongera nabwo ntamubone, akongera agakwenda imyaka 7, imyaka 14 y'inkwano kugira ngo akunde ashyingirwe. Ubukwe bwe buragora. Hari abantu benshi basenga bakishijwe, gushyingira abana birabagora, gushyingirwa ubwabo birabagora, gukora ubukwe ubwo birabagora. Yubonye umusomaliya ugeze, yubonye umanitse ikiganza urahiye, yubonye utashye mu rugo uriruhutsa, ubonye viza ukabona ukandagiye mu ndege, uri umurokore, uri umwana w'Imana, uriruhutsa. Biratugora, ikintu cyose kiragorana. Kandi turi abana b'Imana, kandi dusenga, kandi dukijwe, kandi twubaha Imana, kandi amasezerano, kandi rega n'Imana irazikana dusanga da. Igihe Yakobo yirukanka ahunga mwene se Esawu, Imana yamanutse iramusanga ku misozi yaragemye mu ijoro, iramwiyereka. Ndi Imana ya so Isaka na sokuru Aburahamu, nzabana nawe, iki gihugu ujyamyemo nzakiguha, nzagendana nawe, nzakugarura muri iki gihugu nkigutuzemo. Imana yo mivugana nawe. Yagiye kwa Labani, Imana imaze kuvugana nawe mu nzira, yamubwiye ko izamugarura, izamwagura, izagenza gute. Ariko igeze kwa Labani arateseka. Rimwe na rimwe dukora ibintu birimo amasezerano y'Imana, birimo imvugo y'Imana, birimo iby'Imana yatubwiye, ariko tugatesekera muri byo, tugahangayikira hagati muri byo. Kandi Imana yavuganye natwe, Imana arabitubwiye, ni amasezerano, ariko wayiduteseka. Ibi rero bigera ahantu bigacanga ubwenge bw'umuntu, kibaza nijye ukunda cyane barabapagana ukunda, nijye wishimira cyangwa niba barapagani wishimira. Yesu ashimwe. Yakobo avuye muri ibyo byose, niwe inzara yateye. Esawu ku musozi wa Seyiri ararya aranywa, ariko Yakobo ahari inzara iramukubita. Biravuga ngo aramanuka ajya muri Egiputa. Murabizi historia ya Yakobo, yapfiriye muri Egiputa, bagaruka kumuhamba mu bituro bya Aburahamu. Urubyaro rwe rusigara muri Egiputa. Urubyaro rwa Esawu rwibereye ku musozi Seyiri, nta kibazo na kimwe bafite. Abandi nyuma y'iminsi mike muri Egiputa batangira gukoreshwa uburetwa. Abana barimo bakoreshwa uburetwa ni abana ba Yakobo uw'Imana yakunze, ariko abana ba Esawu nta kibazo bafite ku musozi Seyiri. Murabona iby'Imana dusenga, murabona iby'uru rugendo turimo uko bihagaze, uko bimeze. Abana ba Esawu ku musozi Seyiri baratuje bameze neza, ariko abana ba Yakobo, abana ba Isirayeli,
Isirayeli, Yakobo wakiranye n'Imana, wakiranye na Marika akamuhindurira izina akamwita Isirayeli. Abana biwe mu gihugu cya Egiputa barimo barakoreshwa uburetwa, barimo baratotezwa. Nguko uburyo ki abana b'Imana duca mu bibazo, duca mu ntambara, duca mu bintu bikomeye, ab'isi bicaye bigaramiye mwuka byaramo, bibereye batuje, kugira ngo abana ba Isirayeli bave muri Egiputa. Bibiliya yavuze ngo Imana arinze gutuma Mose na Aroni, Imana inda gukora ibimenyetso n'ibitangaza. Bavuga bati it's okay, turaruhutse, nibura Imana iratwibutse, nibura tugiye kubona urukundo rw'Imana, reka basi tuve muri iki gihugu cy'itanura, basi tugende. Ariko biravuze ngo bagitera intambwe bageze ku nyanja itukura. Yesu ashimwe. Bagitera intambwe gato bageze ku nyanja itukura, Farawo arabakurikira. Haleluya. Farawo arabakurikira. Haleluya. Ngo abakurikira n'ingabo ziwe, zimwe mu magare, izindi mu mafarashi. Bigenda gute? Biravuze ngo batakira Imana. Bisa nkaho abantu Imana ikunda, abantu Imana yahamagaye kugira ngo bagire icyo bageraho, kugira ngo bashobore kubona bwije bukeye kabiri, bisaba ko batakira Imana, bisaba ko bagomba kuririra Imana, bisaba ko bagomba kwinginga Imana, bisaba ko bagomba gusenga Imana. Iyo utabayeho gutaka, utabayeho kurira, nta hantu umuntu agera. Batatse Imana, Imana n'umwijima iwushyira hagati y'Abisirayeli n'ingabo za Farawo. Uyu mugoroba gutaka kwawe, gutaka kwange, reka Imana n'umwijima wayo iwushyira hagati yacu n'ibyaturwanyaga. Umwijima w'Imana uyu mugoroba ujye hagati yawe n'amadeni, ujye hagati yawe n'inzara, ujye hagati yawe no gukorwa n'isoni, ujye hagati yawe no kumaramara, ujye hagati yawe n'ibyagutezaga ibyago n'ibibazo. Rebosekere Musa. Iri joro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, umwijima w'Imana umanuke kubwo gutaka kwacu, kubwo kwinginga kwacu. Umwijima w'Imana umanuke ujye hagati yacu n'ibyatwirukansaga, ujye hagati yacu n'ibyatumaga tura tudasinzira, ujye hagati yacu n'abaturogaga, ujye hagati yacu n'abaterekeraga badutongera. Umwijima w'Imana ujye hagati yacu n'ibitutsi isi yadutukaga. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo kuri umurongo wa 7, Imana imaze gushyira umwijima hagati yabo, Abisirayeli barambuka binjira mu butayu. Ariko iravuze ngo maze mumara iminsi myinshi mu butayu. Yesu ashimwe. Ikindi kibazo gikomeye cyane, kuva kuri Yakobo, kuva kuri Aburahamu, kuva kuri Isaka, kugera kuri Yakobo, mu ruzerero, mu bibazo, mu bucakara, mu buretwa, kwa Labani, mu nzira, mu bibazo bitandukanye. Bageze no mu butayu bahamara iminsi myinshi. Ibi ni ibintu abakwese batigeze banyuramo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uzasanga ibyo ducamo, ibyo tunyuramo, ibyo duhura nabyo, abisi ntago bahura nabyo. Abisi ntago bibagora. Ibitugora, ibiturushya, ibitunaniza, abisi ntibibagora. Abisi
ntabwo bibananiza. Twebwe tunanizwa na byinshi, twebwe tugorwa na byinshi. Uzasanga ibyo hanganye nabyo, ibyo urwana nabyo, ab'isi ntibarwana nabyo. Ab'isi ntibibafuna. Tuvunika mu buryo bw'umwihariko. Baraserera bamara iminsi myinshi mu butayu. Sinzi iminsi umaze mu butayu, ariko amasengesho yacu y'iminsi 3 ni amasengesho yo kuririra Imana ngo ituvane mu butayu tumazemo igihe. Iri joro, uyu mugoroba, turirira Imana, twinginga Imana ituvane muri ubutayu tumazemo iminsi. Iminsi tumaze muri ubutayu ni myinshi. N'Imana irabizi. Abisirayeli bamaze iminsi myinshi mu butayu. Iri joro, uyu mugoroba, tubwire Imana ngo Mana, iminsi myinshi tumaze muri ubutayu, iminsi itabarika tumaze muri bigeragezo, iminsi y'umuruho, iminsi y'amarira ibaye myinshi, iminsi y'ubugumba ibaye myinshi, iminsi y'amadeni ibaye myinshi, iminsi y'ubupangayi ibaye myinshi, iminsi yo kurwaza, iminsi yo kuba muri gereza, iminsi yo gutonda kwa muganga ijoro n'amanywa, iminsi yo kwamburwa ibyacu, iminsi ibaye myinshi. Iminsi yo mu butayu ibaye myinshi. Igihe tumaze muri ubutayu kibaye kirekire. Mana, iri joro, uyu mugoroba, turatakira izina ryawe kugira ngo ushyire iherezo kuri ubu butayu tumazemo igihe. Haleluya. Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka Mana y'agakiza, tumaze igihe kinini muri ubu butayu. Igihe umaze sinkizi, nzi icyanjye, nzi icyo maze, nawe icyo umaze urakizi. Igihe umaze muri icyo kigeragezo, igihe umaze muri izo ntambara, igihe umaze muri ayo madeni, igihe umaze muri ubwo bushomeri, igihe umaze muri uko gukora utagira iyo uva n'iyo ugera, ibyo ukora bidafite aho biva, bidafite aho bijya. Yesu ashimwe. Tumaze igihe kinini, tumaze iminsi myinshi, tumaze iminsi itari mike mu bigeragezo, mu ntambara. Ariko iri joro, haleluya, iri joro, uyu mugoroba, Imana dusenga, Imana dukorera, itwibuke. Ntitugira gakondo aba Esawu, ntitugira umusozi Seyiri nk'abo kwa Esawu. Tuba mu buzima bwo kuzerera. Icyo twikoreye ni amasezerano, icyo twiringiye ni ijambo ry'Imana, icyo twizeye ni icyo Imana yavuganye natwe, icyo tugenderaho ni umugambi w'Imana. Just honor, nicyo gusa. Ariko Imana yaduhamagaye, Imana twiringira, Imana twizera, Imana yaremye ijuru n'isi. Uyu mugoroba, muri iyi minsi 3, ituvane muri ubu butayu. Ubu butayu ugaburira abana bawe ibyo kurya bimwe bidahinduka. Ubu butayu wigisha abana bawe ku mashuri atazagira icyo bamara mu gihe kiza. Bwoko bw'Imana, turi mu gihe cya artificial intelligence. Artificial intelligence. Turi mu gihe cy'ubwenge karemano kandi buri avance.
turi mu gihe computer bayihaye ubwenge bw'umuntu, ubwenge bwa kimuntu. Turi mu gihe aho telefoni ufite mu ntoki izi ibintu biruta ibyuzi, isubiza ibibazo biruta ibyo ushobora gusubiza, ikora ibiruta ibyo ushobora gukora. Turi mu gihe amarobo arimo gusohoka akaza gukora serivisi zakorwaga n'abana b'abantu, akaza guseriva. Turi mu gihe aho harimo gusohoka amarobo y'abagore asimbura abagore gushimisha abagabo, amarobo y'abagabo asimbura abagabo gushimisha abagore. Turi mu gihe ubwenge karemano bwazamutse ku rundi rwego rurenze. Isi iri imbere, iminsi mike iri imbere, ikiremwa muntu ntago kiri buze kuba gikompeta hagati yacu, ahubwo kiraza kuba gikompeta n'amarobo. Yesu ashimwe. Kera umwana wawe yigaga mu mashuri mabi, uwa runaka yakwiga mu mashuri meza, uwawe akazakorera uwa runaka wize mu mashuri meza. Ufite ubwenge bwinshi, wageze ku bintu byinshi. Rero sinzi mu gihe kiri imbere ko abantu bazajya bakorera amarobo kuko ari yazo ubwenge bwinshi. Sinzi ko umwana wawe utarize neza azaba umukozi w'irobo. Wayi ndimo kuvuga ibi ngibi? Dukeneye ko Imana idukura mu butayu, kuko ubwo butayu urimo bugushyira kwigisha abana bawe muri 9 years, muri nyanyazi, mugana wawe ngo ni nyanyazi, 9 years. Mu minsi iri imbere, mu gihe kiri imbere, mu minsi y'ejo hazaza, ntibazashobora kuyibamo. N'isi ya artificial intelligence, n'isi y'ubwenge karemano, n'isi y'amarobo, n'isi ya computer, n'isi y'abantu bafite imitekerereze iri kundi rwego rwo hejuru. N'isi kiremwa muntu kizaba gikompeta n'irobo. Muzanu tekinoloji igeze. Kera bafataga indege z'intambara bagatoza abasirikare, bagatoza umupilote, akiga gutwara indege, akiga gukwepana n'ibisasu, akiga guca mu mirongo y'umwanzi, akiga kuzenguruka ibihugu by'abandi, bakamutegura igihe kirekire, imyaka 10, 15, 20 gashira, barimo bamutoza kugira ngo azashobore kugurutsa indege, iyi mashini y'intambara igendera ku muvuduko ukubyurijwe inshuro 1000. Barangiza kubikora, uyu muntu yabaga ari umuntu uhambaye cyane, ufitiye igihugu akamaro, ushobora gukura igihugu mu kaga igihe icyo ari cyo cyose. Uyu munsi wa none byarahindutse. Isi tugezemo ni ya drone, indege z'intambara zitwarwa n'abapilote zirimo zirashyirwa ku ruhande. Artificial intelligence, drone irahaguruka ikagenda mu kirere nyine gusa, bakayituma bakayiha ubutumwa, nta muntu uyirimo. Uwayihaye ubutumwa agasigara yicariye muri ofisi, imashini yonyine ikaba ari igenda kuzenguruka mu mirongo y'abanzi, ikaba ari igenda guhangana,
ikagenda igakora ibyo bayitumye ikarangiza, ikagaruka ikiyicarira aho bayitegetse. Iri mu minsi mike, iri koranabuhanga baraza kwishyira mu ndege zitwara abagenzi. Mu minsi iri imbere abapilote b'indege ntabwo bazaba bakenewe. Indege bazazishyiramo ikoranabuhanga artificial intelligence rishobora kugenzura indege, rikamenya nimba iyi ndege ishobora kujya aho igiye ikagerayo amahoro cyangwa se idashobora kugerayo. Nta mupilote uzaba ukenewe. Ni GPS, ni uko yakorodone irahagurukira aha, iraca kuri uyu murongo, ifite ubwenge bwo kumenya ikibuye nacyo mu nzira. Uyu munsi hano n'imodoka nyinshi zirimo zisohoka zifite artificial intelligence, baziprogramize ku buryo n'uyitwara ugasinzira mu gihe imbere yayo hasigaye metero imwe hagati yayo n'ikintu, irihagarika ubwayo. Nubwo wakwakisera ntabwo iri bugende, iri mu bwenge, iramenya yuko hagati yayo n'indi modoka hasigamo metero imwe, izi ko nirenza iyo metero iri buse kuri ikintu. Nubwo wasinziriye cyangwa wasinze ntikwemerera kurenga aho ngaho. Ibi nibirangira, aboteste bo mu ndege bose bazabasezerera. Wazajya utabura, uzajya ugura itike y'indege online ukoresheje ikoranabuhanga. Ugenda ujya ku kibuga cy'indege, wakirwa n'amarobo abari yagusaka, abari yagusikaninga mu bintu byose, abari yaguprotokora, urira indege, wicare mu ndege. Indege yihagurutse ubwayo ijya mu kirere, nta mupilote uyirimo. Mu ndege muze guseriva n'aboteste b'amarobo kugeza igihe igera aho igiye, imanuke ijye hasi, abagenzi basohoke bagende. Uve mu kibuga cy'indege winjire mu modoka, ujye aho ugiye utarahura n'umuntu. Nujya kuri hoteli, kuri reception wakirwe ni robo, icyumba kize gusaswa ni robo, ibyo kurya ubizanirwe ni robo. Usohoke muri hoteli ugende udahuye n'umuntu. Niyo si tugiye kwinjiramo, niyo si turimo dukandagizamo ibirenge. Mwibaze ubuzima uburyo butugoye uyu munsi muri iyi si isanzwe. Mutekereze abana bacu mu isi yabo ejo hazaza uko bazaba bayeho nuko bazaba bameze. Wibaze ko warangije kaminuza udashobora kwiyandikira iretere mu Cyongereza. Wibaze ko warangije kaminuza udashobora kuvuga indimi ebyiri eshatu zitandukanye. Wibaze ko warangije kaminuza wandikirwa igitabo, wandikisha igitabo udodesha. Wibaze ko warangije kaminuza udashobora gukora disikuru mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa. Kandi wibuke ko wari ufite amanota 70, 80, 90. Ariko wibaze education yawe urwego yari iriho ku manota 80, 90, 70, aho ngaho. Wibaze ibyo washoboraga gukora, wibaze ama examen washoboraga gutsinda n'ibyo washobora gukompeta bitewe na level ya education. Rero wibaze uburyo cy'ubuzima bukugoye muri isi uyu munsi wa none. Utekereza abana bawe aho bazaba ari ejo hazaza muri iyi si turimo twinjiramo kandi duhagaze ku marembo yayo. Twebwe turimo turayisogongeraho, ariko abana bacu bose bazayisogongera, bazayigotomera, niyo bazabamo. Dufite impamvu
zo gusenga ngo Imana ikuvane mu butayu. Dufite impamvu zo kwinginga Imana ngo ituvane muri ubutayu, kuko ubwo butayu urimo bugutera kwigisha abana bawe gutyo. Ejo nta buzima bafite, nawe ubwawe niba utinze ukarama, ejo hazaza hazakugora. Dukeneye ko Imana itwibuka, dukeneye ko Imana idutabara. Murebe ukuntu ibintu birimo bitugora muri kano kanya, mwibaze ngo ejo tuzagorwa bingana gute. Mwibaze ngo isi y'ejo izaba iruhije bingana gute. Buri kintu cyose cyashyizwe ku yindi level, buri kintu cyose cyazamuye ku rundi rwego. Uyu munsi wa none abantu batsinda intambara ntabwo ari abantu bafite abasirikare benshi, ni abantu bafite tekinoloji ihambaye nibo batsinda urugamba. Ni abantu bafite amafaranga ahagije yo gukoresha iyo tekinoloji. Wohereza abasirikare 1000 ku mirongo y'urugamba udafite ikoranabuhanga, udafite tekinoloji. Ufite tekinoloji yohereza drone yikora ibisasi 10 abarohema ahagaze mu kirere hejuru mu bushorishori mu bicu. Abasirikare 10,000 abasuke n'ibisasu ari mu kirere wiyicaye muri office. Ugarukana inkomereza ujye guhamba. Biragusana yo kuzana ikindi cyuma, uzana indi mashini iri buze kunaniza drone, ikayitesha umutwe, ikayiyobya, ntishobore kubona aho uri. Ni amafaranga, ni tekinoloji. Rero mwibaze ubuzima bw'ubutayu bwo gupfundikanya, bwo kubaho, bwo kwigisha abana bawe muri 9 years, bwo kwigisha abana bawe muri mwaka, bwo kwigisha abana bawe kuri ya mashuri yandi namwe muzi atahatariye, agenda ku ishuri atari agataha ntabona icyayi. Mubyibaze. Urebye education urubyaro rwawe rufite, ni umwana ejo azicara muri room control agashaka kumanaginga indege irimo yitwara yonyine iri mu kirere, akayikontrola ari hasi, yicaye muri office kuri computer, agakontrola indege iri mu kirere yonyine irimo yijyana ipakiye abagenzi 500 cyangwa 400. Ubwo bwenge umwana wazaba mufite ejo hazaza bitewe na education arimo ko ni umunsi wa none, bitewe n'uko urimo kumuzamura. Ubutayu urimo gucamo, ubutayu wicayemo, burimo burakwemera gutegura umwana kuri urwo rwego. Twebwe uko twiyakiriye ni ikibazo ndimo kwabaza. Birimo biratugora, birimo biratunaniza, turarira muri isi y'umunsi. Think twice. Tekereza kabiri, ejo hazaza turabasigaho abana bacu. Ko tuzaba dushaje tubareba, bazabasha kutumarira iki? Bo bazabimarira iki muri iyi si ya artificial intelligence? Nisi aho umuntu azaba ahanganye n'irobo yasomye ibitabo 1000, we yarasomye igitabo kimwe gusa atarakirangije. Yo ifite memoire irimo ibitabo 1000. Wigisha umwana wawe cyangwa se we wigira kuri kaminuza itagira library, itagiramo n'igitabo na kimwe, mu gihe amarobo afite muri memoire zayo ibitabo miliyoni. Do you think? Murabitekereza bwoko bw'Imana cyangwa ntago mubitekereza? Ndimo ndagora mutwe gusa.
aya masengesho yazanye ngo twinginge Imana, dutabaze Imana, tubwire Imana ngo Mana, ba Esawu ntiwabakunze ariko wabahaye umusozi Seyiri baratuje, twebwe ba Yakobo wahisemo watoranije, iminsi yakirangiriye mu ruserero, iminsi yakirangiriye mu butayu, dutinze mu butayu, tumaze igihe mu butayu, ariko ba Esawu bari ku misozi Seyiri baguwe neza, isi bamereye neza, twebwe turimo turazenguruka mu butayu. Turakwinginze Mana, twereke ukuboko kwawe, turakwinginze Mana, twereke imbabazi zawe, turakwinginze Mana, dutabare udukure muri ubutayu, turengere Mana, turengere. Byinshi byaradusize, byinshi biratugora, nta kintu na kimwe tugera mu buryo bworoshye, buri kimwe cyose kiratugora. Ubuzima bwacu tugorwa na buri kintu cyose, nta na kimwe tugeraho mu buryo bworoshye, ariko turi imbere yawe dutakira izina ryawe. Turakwinginze uturengere, turakwinginze udutabare, uturengeze ukuboko kwawe, uturengeze imbabazi zawe, turengeze ineza yawe. Utwibuke iri joro, utwibuke uyu mugoroba, utwibuke Mana agakiza kacu. Murongo wa 8, bajyana mu gihugu cy'Abamori bo hakurya ya Yorodani, barwana namwe ariko ndabagabiza, muhindura igihugu cyabo maze mbarimburira imbere yanyu. Haleluya. Reka iri joro mu rugamba urimo kurwana, Imana ikugabize iyo ntambara uri mu Rwanda. Sinzi intambara watangije, sinzi urugamba washoje, ariko mu izina rya Yesu, ukuboko kw'Imana, imbabazi z'Imana zikugabize urwo rugamba, iyo ntambara mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo urwo rugamba Imana irukugabize, urutsinde, utsinde Abamori mu izina rya Yesu. Murongo w'Icyenda, bukeye Baraki mwene Sipori umwami w'Imowabu arahaguruka arwanya Abisirayeli, niko gutumira Balamu mwene Bewori ngo aze kubavuma. Umurongo wa 10, ariko nanga kumvira Balamu, nicyo cyatumye abasabira umugisha, nuko mbakiza amaboko ya Baraki. Haleluya. Nicyo cyatumye ariko nanga kumvira Balamu, nicyo cyatumye basabira umugisha. Baraki atumiza Balamu ngo aze abavume, Baraki arahaguruka ngo abarwanye, Baraki arahaguruka ngo abatoteze, Baraki arahaguruka ngo abagirire nabi, ahamagara Balamu ngo abavume, ariko nanga kumwumvira. Iri joro mu izina rya Yesu, Imana yange kumvira ba Balamu bakuvuma, Imana yange kumvira ba Baraki. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, Baraki wese uri muvumo mu buzima bwawe, Imana yange kumwumvira mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo Baraki na Balamu, Imana yange kubumvira. Abakuvumaga, abagutukaga, abagutotezaga, abakubwiraga nabi, buri kintu cyose kirimo kikuvuma, Imana nticyumvire, Imana ntiyumvire bakugambanira. Haleluya. Ndavuze ngo Imana ntibe mu nama z'abakuvuga nabi, Imana ntibe mu nama, haleluya,
reka imana yanga kwitabira izo nama z'abagutuka, izo nama z'abakurwanya, izo nama z'abakuvuma, izo nama z'abakugira nabi. Imana yange kuzitabira, imana yange kuzibamo. Rebo shekere mosai, nanga kumvira Balamu, nanga kumva ibyo avuga, nanga kwemera ibyo abavuma, ndabyanga. Rebo shakara masai, iri joro imana yange kumwumvira. Iri joro reka amasengesho atuma imana itumvira abarozi barimo bakuroga. Imana yange kumvira imivumo se bakuvuma, mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo buri muvumo bakuvuma, ndavuze ngo buri gitutsi bagutuka, ndavuze ngo buri bibi bakwifuriza, imana ibyange kusyumva, imana ntibumvire. Haleluya. Hari imana yanze kumvira, hari abagambanye imana yanga kumvira ubugambanyi bwabo. Nicyo cyatumye batakuvuma, cyo cyatumye uriho uyu munsi wa none, nicyo cyatumye ari aho uhagaze uyu munsi wa none. Hari abaguteza sida ariko imana yanga kubumvira, hari abaguteze bakoresha amahembe ariko imana yanga kubumvira. Haleluya. Imana ibusanya nabo, imana ibusanya nabo. Rebo shekele mosani, ngo bazaca mu nzira imwe bagusanga, bagunge baciye mu nzira 1000, bagunge baciye mu nzira 7, kuko imana itemeranije nabo, kuko imana itemeranije n'imigambi yabo n'ibikorwa byabo. Bwira imana ngo mana ntiwemeranye nabo. Biravuga umurongo wa 11, nyuma mwambuka Yorodani mugera i Yeriko, abaho barabarwanya, ndetse n'Abamori n'Abaferezi n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abayebusi, maze ndababagabiza. Yesu ashimwe. Nyuma mwambuka Yorodani mugera i Yeriko. Haleluya. Nuko nyuma mwambuka Yorodani mugera i Yeriko. Nyuma yuko Balamu aje kubavuma ngahakana, mwambuka Yorodani hama mugera i Yeriko. Mugeze i Yeriko, amoko 7 yarabasanganiye, yarabategereje. Abamori, Abaferezi, Abanyakanani, Abaheti, Abagirugashi, Abahivi, Abayebusi, aba bose n'inkota zabo n'imiheto yabo n'ingabo zabo bari babategereje, bari babarindiriye, bari barindiriye kubagira nabi, bari barindiriye kubarwanya, bari babiteguriye. Yari amoko 7. Aba bagabo, haleluya, aba bagabo, aya moko 7, mu gice cya 14 cyo kubara, abatasi bagiyeyo, murabibuka 12, bahageze babonye ukuntu bareshya, babonye ukuntu bambaye, babonye intwaro bafite, babonye uburyo ki bakora patrouille mu mujyi wabo, barahahamuka, bagaruka imitima bavuyemo, baraza babwira bene wabo bati murarushywa n'ubusa ntaho mujya, igihugu ni cyiza ariko bene cyo bakirimo, intwaro bafite zigezweho, modern weapons zigezweho, n'abasirikare batojwe, barariye barahaze, ntago bameze nkatwe twumiye mu butayu, tumaze imyaka tuzera mu butayu. Bararya, baranywa, bafite igihugu, bafite imizabibu, bafite vino, bafite amafuta, bafite ubuki, bafite buri kintu, barakomeye, bafite intwaro zigezweho, barahambaye. You can't fight with them. They are strong more than you think.
bakomeye kuruta uko tubyibwira, kuruta uko wabitekereza. Ni abanyambaraga ku rundi rwego. Icyo gihe Abisirayeli baragumuka, baratinya, babwira Mose atumva dupfira hano mu butayu kugira tujye kwiyahura kuri abo bantu. Aba rero igihe bambukaga Yorodani, abana b'abandi banze kujya mu butayu, banze kujya i Kanani, abana babo urubyaro rwabo rw'Abisirayeli, twambutse Yorodani, bageze i Yeriko, basanganiwe n'ibi bihangange, basanganiwe n'aba bantu b'imbaraga, basanganiwe n'ibi biveju n'aba bajeya, bari abantu b'ibigatanya. Murongo wa 12, kandi nohereza amavubi ababanziriza ngo yirukane abami bombi b'Abamori imbere yanyu, ntibirukanywe n'inkota yanyu cyangwa imiheto yanyu. Haleluya. Aba Baheti n'Abayebusi n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abaki bose bari bakomeye ku buryo inkota z'Abisirayeli, imiheto y'Abisirayeli twari nk'udukenyeri, twari nk'udukinisho. Bari abagabo barebare b'amasheya, aho umwe aterwa nk'utugabo 5 n'ukuboko kumwe akatujugunyiri. Bari bambaye ibyuma bibafurebye kuva ku mutwe. Ishusho muzayirebe kuri Goliyati. Kuri ya Goliyati yari yambaye zari karica z'abantu b'i Kanani. Iyo bajyaga ku rugamba byabaga ari ibigabo birebire by'ibigatanya binini. Iyo bajyaga ku rugamba babaga bashigaje mu maso gusa aho barebera. Ahandi hose kuva ku mutwe kugera ku kirenge babaga bambaye ibyuma. Aho wakubitaga inkota yakubitaga ku cyuma, aho wateraga icumu wariteraga ku cyuma, aho warasaga umwamba warusaga ku cyuma. Niyo mpamvu Dawidi igihe yajyaga kurwana na Goliyati atigeze agira intwaro n'imwe atwara, yavuze urugamba n'Uwiteka arurwana, kuko umuntu ngiye guhura nawe nta namwe ufite watera. Niyo mpamvu yihagaraye yohereza bavuga ngo uteme izina ry'Uwiteka, Uwiteka yimenye, amenye uburyo cyane burwane n'iki kintu gihagaze kimeze uko. Dawidi yari yarasomye iri jambo ryo muri Yosuwa, yaramenye yuko aba bantu ibi bisheya, ibi bigatanya bimeze gutya utabirwanisha umubiri ngo ubitsinde. Ntago wabirwanisha imbaraga zawe ngo ubive imbere, ntiwahangana nabyo ngo ubihangare, ntago wabinesha, ntibishoboka. Reka mabwire bwoko bw'Imana, iyi si duhanganye nayo irakomeye, abisi duhanganye nabo barakomeye. Ntago wabarwanya mu mubiri ngo bashobore, keretse kubateza Imana byonyine gusa, keretse kubateza Imana gusa. Yesu ashimwe. Ni ukurere bari bameze inkota z'Abisirayeli, imiheto y'Abisirayeli. Bibiliya yavuze ngo siyo yabirukanye kuko ntiyari kubishobora. Imiheto yabo yari ya kera, imiheto yabo yari twari utuntu duto cyane tudafite icyo dushobora gukora. Imyambi yabo byari nk'ibikenyeri, ntibyashoboraga gutsinda aya moko 7. Yarasubiriye mu ntambara cyane, kandi bari abantu b'ibyimanye bava ku bantu no ku badayimoni. Usabisanga mu gitabo cy'Itangiriro. Aba bantu, aba Bafilisitiya, aba Bahivi, aba bari abantu igice kimwe, ikindi gice ari abadayimoni. Bari baravutse ku bantu n'abamarayika baguye, bari bafite imiterere itandukanye n'iy'abantu basanzwe. Bari bijeya binini cyane. Ni abantu muri bo batagira kubaha Imana, batuka Imana, banga Imana. Niyo mpamvu igihe Goliyati yazaga gutera Dawidi, yazaga gutera Abisirayeli, yazaga atuka Imana, mu kanwa ke bagabuza ibitutsi byo gutuka Imana, kuko ni abadayimoni.
bafite kamere y'abadayimoni. Aba rero Abisirayeli ntibashoboraga guhangana nabo. Niyo mpamvu umurongo wa 12 uvuze ngo si inkota zanyu si n'imiheto yanyu yirukanye abashakara Masai mugezi Yeriko, nohereza amavubi ababanziriza imbere ngo yirukane ababisha banyu, yirukane abanzi banyu, yirukane ababarwanya. Muri amasengesho uyu mugoroba Imana yohereza amavubi imbere yawe yirukane ibintu udashobora guhangana nabyo. Hari ibintu birenze imbaraga zawe, hari ibintu birimo indi myuka y'abadayimoni, hari ibintu birimo izindi mbaraga z'ikuzimu, hari ibintu birimo imbaraga z'abarozi, hari ibintu birimo ibintu by'akarande, ibintu byo mu miryango, ibintu by'ibigirwamana, hari ibintu uhanganye nabyo ariko birimo izindi mbaraga z'indi myuka. Reka uyu mugoroba amasengesho yacu rebosekere Mosaini amanura amavubi y'Uwiteka ahangane n'izo mbaraga. Si umuheto wawe, si inkota yawe, si amafaranga yawe, si amashuri yawe, si umuryango wawe, si ibyo wize, si ibyo uzi, si umugabo washatse, si umugore washatse, ahubwo ni amavubi y'Uwiteka, ni ukuboko k'Uwiteka. Si amaboko yanjye nawe, ahubwo ni amaboko y'Imana. Niyo arwana uru rugamba, y'urugamba rwivanzemo imyuka, y'urugamba rwivanzemo ibintu bifite izindi mbaraga zirenze. Ntiwabirwanya ngo ubishobore, ntiwabihangana nabyo ngo ubishobore. Niyo mpamvu aho rutsindwa ijoro n'amanywa, ibintu urwana nabyo, ingabo urwana nazo zifite izindi mbaraga zo mu yindi si utazi, zifite ubundi bubasha bwo mu yindi si utazi. Niyo mpamvu dukeneye ukuboko kw'Imana ngo kuturwanirire, dukeneye imbaraga z'Imana ngo zitubanzirize imbere. Imiheto yacu ntacyo yakora, inkota zacu ntacyo zakora, amacumu yacu ntacyo yakora. Nivuga inkota yawe wumve twa dufaranga twe wisigamiye, nivuga umuheto wawe wumve twa dushuri twawe wize, nivuga intwaro zawe wumve wa muryango w'abavandimwe bawe, wa mugabo wa mugore wawe hari ibyo batashobora. Ariko turi hano uyu mugoroba kugira ngo dusenge Imana imanura amavubi, imanura ukuboko kwayo, yirwanira intambara zirenze imbaraga zacu. Hallelujah. Iri joro ubwira Imana ngo Mana turwaniye intambara. Iri joro ubwira Imana ngo Mana turwana uru rugamba. Ohereza amavubi yawe, amwe wohereje no uracyayafite, maze igenzerera mu butayu. Simfite imbaraga zo guhangana, maze igenda umushomeri, ibi sinabishobora, ndi imfubyi, nta muryango ngira, nta babyeyi ngira, ni wowe data, ni wowe mama, ni wowe murengezi. Ohereza amavubi. Ahangaha ngeze uru rugamba sinabishobora, ahangaha ngeze Yeriko ngezeho rebosekere Mosaini, iyi gakondo sinayiha, aya masezerano sinayijizamo. Aho ndi harakomeye, aho ndi ndakomerewe, aho ndi ndaremerewe. Ariko uyu mugoroba namenye kuri Imana igirwanira abana bayo, namenye kuri Imana ijyohereza amavubi kugira ngo utabare aho bikomeye. Hallelujah. Rebosekere Mosaini manderi ya bashakaramando, mu izina rya Yesu. Imana itabara aho rukomeye, Imana irwana intambara aho rukomeye. Ndavuze ngo Imana irwana intambara aho rukomeye. Imana yohereza amavubi mu izina rya Yesu. Data, amavubi yawe atubanzirize imbere, amavubi yawe aturwanirire, amavubi yawe aturwanirire, amavubi yawe yirukana ababisha bacu, amavubi yawe yirukana abanzi bacu. Reka tugane ku musozo, amasaha ndabona dusize, ariko ejo tuzakomeza hamwe no kuwa gatanu. Murongo wa 13 ariwo turangirizaho uyu mugoroba, tuzakomeza ejo. Uravuga ngo maze mbaha igihugu kitabaruhije n'imidugudu mutubatse muyituramo, n'inzabibu n'imyelayo mutateye. Hallelujah. Yesu ashimwe. Mana yacu ihimbazwe, Mana yacu ihabwe icyubahiro, Mana yacu ishyirwe hejuru.
mbaha igihugu kitabaruhije. Rebo sekere musa, mbaha igihugu kitabaruhije, mbaha igihugu kitabaruhije. Haleluya. Uyu mugoroba hari ikintu Imana yaguha kitakuruhije. Twararushye kenshi, twarababaye kenshi, twararemerewe kenshi, twacitse intege kenshi, twararushijwe kenshi, ariko uyu mugoroba, aya masaha, mu izina rya Yesu Kristo, Imana iguhe n'ukuboko kwayo bitakuruhije. Sinzi icyifuzo ufite, iyo vizi ushaka Imana iguhe itakuruhije, uwo mugabo ushaka Imana imuguhe atakuruhije, urwo rubyaro ushaka Imana iruguhe rutakuruhije. Mu izina rya Yesu Kristo, inkota zawe reka uyu munsi ziruhuke. Inkota y'Uwiteka irwana urwo rugamba. Iyo modoka reka uyakire itakuruhije, iyo bizinesi reka uyibone itakuruhije, urwo rugendo rwawe reka urubone rutakuruhije, inshuti reka zize mu buzima bwawe zitakuruhije. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu, ndavuze ngo mu izina rya Yesu, uyu mugoroba ukuboko kw'Imana kuguha umugisha utarushye. Rebo sakarama, zamura ijwi ryawe dusenge. Amasaha yatujyanye, reka dusenge Imana. Bwira Imana ngo Mana, si inkota yanjye, si umuheto wanjye, si amashuri yanjye, si umugabo wanjye, si umugore wanjye, si ababyeyi banjye, ahubwo Mana ni ukuboko kwawe. Ohereza ukuboko kwawe, rambura ukuboko kwawe, ohereza amavubi yawe. Uyu mugoroba nk'umugisha wawe Mana, uyu mugoroba nk'igihugu bitangoye Mana, uyu mugoroba mpa gakondo itangoye. Nararushye kenshi, naravunitse kenshi, narababaye kenshi, naruhiye ubusa, nakoreye ubusa, ariko uyu mugoroba, iri joro, ndakwingize Mana yanjye, ndakwingize Mwami wanjye, ndakwingize Rebo shakaramasa, ndakwinginga Papa, reka ukuboko kwawe kumpa umugisha ntarushye, reka ukuboko kwawe kunyigishiriza abana ntarushye, reka ukuboko kwawe kumpe kurangiza amashuri ntarushye, reka ukuboko kwawe kumpa umugisha muri iyi si y'ikoranabuhanga, muri iyi si ya artificial intelligence, muri iyi si igoranye. Ukuboko kwawe gusunika abana banjye, ukuboko kwawe gusunika urubyaro rwanjye, ukuboko kwawe kuntabare, ukuboko kwawe kunkure mu bukode ntarushye, ukuboko kwawe Mana iri joro, ukuboko kwawe kuntabare ntarushye Mwana. Jambo ravuze ngo Uwiteka abaha igihugu kitabaruhije. Reka iri joro Imana iduhe ikintu kitaturuhije, mu izina rya Yesu Kristo. Data ndagutabaje, duha umugisha wawe tutarushye. Twararushye bishoboka, twararushye bitabarika, twarushye inshuro zitabarika, ariko iri joro, uyu mugoroba, ndakwingize Marebo sekere musa, ndakwingize Mana agakiza, ndakwingize Mana y'imbabazi. Ukuboko kwawe Mana kuntabare ntarushye, ukuboko kwawe gutabara abakunda Imana batarushye, ukuboko kwawe gutabara abasenga batarushye Mana. Twararushye, turarushye, imitima yacu irarushye, tudasinziriye, twirirwa tudasinziriye, turagorwa, ubuzima buratugoye, ubuzima buratunanije, ariko iri joro, uyu mugoroba, uturengere, udutabare, uduhe umugisha wawe, uduhe ibyo kurya, uduhe ibyo kunywa, uduhe imyambaro, twishyurire amazu, turinde gukorwa n'isoni, tutarushye Mana. Reka abagore batwite bazabyare batarushye, reka abana biga batsinde batarushye, reka bari muri bizinesi bunguke batarushye, reka bari kubaka amazu barangize batarushye.
data ndakwinginze uyu mugoroba uduha umugisha wawe tutarushye Mana, duha umugisha wawe tutarushye papa, duha umugisha wawe tutarushye Mana. Twararushye bihagije, twararize bihagije, twaraye amajoro inshuro nyinshi, ariko iri joro turagutabaza Mana, uturengere, udutabare bw'izina rya Yesu. Dusubirishe ukuboko kwawe, dusubirishe ineza yawe, udukureho umuruho Mwami. Tuzashima izina ryawe, tuzavuga imbaraga zawe, tuzavuga gukomera kwawe. Urakoze Mana agakiza, urakoze Mana igira neza, izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Mbere ko dusoza twarangiza dukorera Imana, dutanga icya 10 n'amaturo. Mwakoresha izo nimero ziri kuri screen yanyu. Abari mu Rwanda mwakoresha mu Rwanda, abari mu Burundi, abari Bugande, n'abari muri Kenya mwakoresha Bugande. Hano bari muri Kenya mwakoresha iyo muri Kenya. Hanyuma abari mu bindi bihugu bitandukanye n'indi migabane itandukanye, namwe mwakoresha World Limit cyangwa se MoneyGram, mutanga ituro n'icya 10 mukoresheje iyo nimero ya M-Pesa yo muri Kenya. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha mwinshi, komeze kubaha kugirirwa neza. Imana ibakize umuruho, kuko kw'Imana kurwana intambara zose ziri mu buzima bwanyu. Reka basengere protection n'umugisha kubwa batanze amaturo, hanyuma dusoze. Data mu izina rya Yesu Kristo, umugisha umuntu wese urambuye ikiganza cyiwe abiba imbuto, wowe wese utanze icya 10, wese utanze amaturo, wese Mwami ushyigikira umurimo wawe, ukoko kwawe kumuha umugisha. Dusenge abo twabanye bose kuri umunsi wa mbere, abo turi kumwe bose Mwami online, reka muraso abatwikire, twirukanye imbaraga zose zo kwivanja, imyukosi yo kuza kwihorera, tuyikubisasi mu izina rya Yesu. Reka data buri umwe wese aba amahoro n'urugo rwe n'umuryango we mu izina rya Yesu, kugira ngo data ubwoko bwawe amashimwe. Tweretse umunsi w'ejo ndetse n'umunsi wo kuwa gatanu, ubwo tuzadusoza amasengesho. Tweretse amasengesho saa 9 turimo gusenga buri munsi. Ubane natwe Mwami, uduha umugisha kandi utwambike imbaraga. Kwezi kwa gatanu ntikurangire utatweretse ukuboko kwawe, utatwihishuriye. Kwezi kwa gatanu ntikurangire Mwami utaduhaye umugisha watugeneye muri uku kwezi. Urakoze Mana, izina ryawe rihabwe icyubahiro none n'ibidashira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, mwakoze kw'imbere Imana, mugire ijoro ryiza. Bye bye, good night.